abaturage mani no gwicanga ndamuhamagara amafaranga y'umutekano arihe wicanga umva ndaza kugucanga buriya ntabwo tuziranye kwezi gutaha niyishyuye what biris muginga ba mu gihugu cyase sika abantu bifata barayifata se ka bari mu ndahisha mana niko sha nuko usigaye witaba umuyobozi nigutunyubaha wanga kunyishyura amafaranga y'umutekano karabuze se umutekano tuzakureke bajye baza bakuniga nego nicyo ndi kukubaza kuki utishyura amafaranga y'umutekano kwanza uzama iminsi uyu mudugudu ni uwa so ni uwa nyoko ni uwande si uwanjye si njye mbabarira we nta jwi ryawe nabonye wasinye wateye ibigo umva reka tuvugane rero mu magambo yihuse nta mwanya mfite uri mu kazi ubwo ku mugoroba ndaza unyishyure kuvuga ubwo uzanyishyura ari uku kwezi kurangiye ko numva gutangiye ejo ubwo se ubwo leta nzayibwira ngo runaka yaravuze ngo azanyishyura bamuhembye byanda agakubitwa n'inkuba rumukire wanze kumuha amafaranga y'umutekano uretse dupanga umunsi ugomba kumeraho amafaranga nibyo kumbwira ngo uzamemba ngo uzama amafaranga y'umutekano ari uko ngo baguhembye ibyo ntabwo mbyumva wayambwira umunsi ureke kuri ibyo ndarira ntabwo bikureba mbwira uyu munsi turi kuwa mbere kuwa gatatu uzakigamo kuwa gatatu sawa ubwo umva kuwa gatatu nzakurarira rwose ko nabuze kundarira nzaba mari nzayakwihera gutinda kuyama nzaba nayabuze urakina sha nzaguha nyoko nutayama wese nawugira umudugudu yapfuye nzaguhazwa nawe yagiye imbere ye ubwo reka tubyihorere njyewe umunsi maze gushyiraho n'ejo nzazuma amafaranga yanjye wakiba wacukura imisarane bakayakwishyura ibyo n'ibindi ubwo nuyansangana nyine nzaguha nusangana nayo mfite uzabuma umva ibyo si bindeba icyo mva nuko nzaza ngatahana amafaranga sawa mudugudu uranikorera akazi mupira utamarira amayinite wa Kinazi ni wo mudugudu komanda mwana aransuzuguye bandera kagahuza ndakica nashaka ko mupfuri nagiye nimbuhari kaze ngiye magahunda uduceri ndadufa uretse ugatunda kuvugira muraho mudugu bite muraho ndaha nyine nturi kumbona ndakubona none se mudugu hari akabazo mfite akabazo cyangwa ibibazo ni ibibazo n'akabazo byose mbwira nyine urabona iwacu baranyanze iwanyu barakwanze nanjye uri uwanjye nakwanga pe kuko sinakwemera kubyara umwana usa nkawe kubera iki se mudugu ubwo nyine tubireke iwanyu so yitwa nde yitwa Mugemana Fulgence wa mugabo utuye hariya haruguru wa wundi ukunda gusinda Mugemana ubwo rero
ikibazo cyawe cyuko bakwanze ahangaha ni mu mudugudu nimba iwanyu barakwanze jyana ku karere none se mudugudu ko numvaga ahangaha ariho byoroshye wapi aha ntabwo ariho byoroshye ahubwo niho bikomeye ngatigute rero hano ngewe ikintu nshinzwe kuvuga tese wicanga yatanze ay'umutekano isiko yatanze ay'umutekano nyoko yatanze ay'umutekano runaka yatanze ay'umutekano ntabwo nshinzwe kuvuga ati cyokoze ndaje mufashe kuri icyo kibazo weho nimba iwanyu barakwanze ufite aho kurara aya none ngiye kugufasha kuri ako kantu ko kugira ngo ubone aho kurara muri iyi minsi urabona hariya hari inzu itaruzuye iyo nzu ni iya mugemanyi ngiye kumukubwira abayigutije ubu yiraramo itaruzura ntabwo amadirishya arimo basi se wangize umukozi wanyu yewe nanjye ntabwo ngira iyo ndara ubwo rero uba umbwira ngo uze ube umukozi wanjye nanjye nawe mfite ukuri ntabwo ngiraho kuba aho ibitotsi bimfatiye ndyama keretse uje ukanyuma inyuma aho ariko nako ntabyo kunyuma weho ngiye kugusabira icumbi mu nzu itaruzura hari nta madirishya arimo nta nzugi zirimo ibyisasirwa uzabyimenyera icyo kwiyorosa uzakimenyera mu gihe icyo kibazo ngiye kuba witwa Media harya ngo se yitwa nde Mugemani bakwitwa Kirisha ntumbeshye simbona hano mwirangamimerere ariko bimeze ni Kiri kandi sha nawe ugifite amanyanga nka so kwagira Kiri umwana iwabo banze ngambigeze mu nzego ubwo rero ikirego cyawe umaze kucyandika we ikintu ugiye gukora nimba udafite aho kurara ibyo kurya si ngombwa ngo mbikumenyere ubwo urabyimenyera kuko nanjye ndaburara nkabwira uba wabwiriwe ko nabwiriwe mana ubwo rero ushatse ubwo wakihuta ibisambo bitaragutanga muri iyi nzu ako mudugudu ubwo ngubwo niko abadugudu b'iki gihe mwatubereye nakubwiye ngo ikibazo cyawe ngiye kukigeza ku buyobozi buri hejuru yanjye sawa naribi nzaba numva umbwira sawa nyine buriya ndaje mudugudu bimeze bite muze mudugudu bite byawusha beshi ngaho nyishyura amafaranga y'umutekano ikibazo cyawe ikintu cyose ushaka ngo ni amafaranga ni amafaranga nyine imisanzu hari imisanzu na radiyo mudugudu ariko wanyweye akantu by'akantu shaho dore njye kureba ukuntu natanga amafaranga sasa mudugudu ngiye kubwira ibiceri byawe harya nangahe banki ndebere mu ikayi aho ugenda n'agakayi shaho ukunda kwishyuza mudugudu oya niko kazi kanjye ndi kubona na Simone ariwe Simone we nzamwica dore hano Jule wicanga mudugudu hariho n'inuza yanjye ni Jule wicanga mudugudu hariho wicanga se n'ubundi niryo ariko ndi kubona wagira ngo wacizeho amafaranga menshi mudugudu nyaruka kubwira igihumbi aha igihumbi hashize amezi angahe kandi byari bibiri none dore haracyariho bibiri mudugudu ntabwo wigeze usiba nisere ko ari igihumbi ariko ntari wapi nawe igishyira hano nta kibazo ubwo nyine kuzana ikaramu ushimure ndakuvivura humura natanakuvivuye se nakongera nkakwandika kandi tukazahukanyisha hari igikorwa ndi gushaka ibyo ni ibyanyu nakuvivuye nizere ko wabibonye nyishyura rebe ndagupesa ni n'ibiceri ubaye umuntu w'umugabo ubwo genda ariko mwirinde ibintu by'akavuyo muri uno mudugudu dore se ubundi wari uri kujya yewe wowe ngiye kwishyuza simwishyuye se hari abandi nako mbonye buzura hariho bitwa Thierry Zayirwa Rukundo
Kamanzi na Simoni. Kabatesi Simoni ndi kubona ari ufitemo amafaranga menshi. Simoni we yaranani. Ubwo turahura genda. Sawa Mudugudu. Genda. Naho ubutaha. Sawa. Gakora. Yanda wana kugenda na Mudugu. Yo Uvuze? Wa mugabo cyayanda ya Mudugudu. Ntabwo nguri indaya mbabari. Mudugudu usigaye ugura indaya wewe Mudugudu. Will you keep quiet? Mudugudu bamamuyemo amafaranga ariko se ajya gushaka indaya mwa. Umubiri umeze nabi n'ikigore nashatse nacyo gisigaye kibishe. Nge gushaka indaya sha. Bureka ndayihanyina. We kabatesi mfite yanjye ngwino mwereka ibintu usadukorera umugabo. Kabatesi wa muraya. Kabatesi ntabwo gishaka abakiriya sha waje nkaguhanyuka. Will you keep quiet? Sasa Mudugudu. Mudugudu sigwa tuwiye basha kukuha amafaranga. Nimba duhuye. Kabatesi wa mupuri. Akuma Mudugudu. Amafaranga umuhaye usujya tuza kuyaguramo indaya. Cyane. Simero kugira umugore. Yaransize umuntu aba yaje kugira uko yigenza. Nawe koko ugura indaya. Ngese sindi umuntu.